Kongo iki? Hejuru ya 500 njya kugurije na daso ujya kwamuriza nari mbari. Hako nafashaga umwana wawe. Wamufashaga se wari waje kumbaza. Ariko ubwo siko nanarakaye nawe ubwaye byagukoraho. Yego. Niba byamura reka byo tuyoborere n'ubundi dukumva. Ariko wimbwira ngo ndafata ngo amafaranga ngo nongere ngo ugurisana na njye nari mpari. Wakoze ibyanjye turi kumvikana wona na yasaza naho ukamwishyuza. Ubuse nanone azagaruka. Azabuzwa se niki? Hari yabyawe yo nanga. Azagaruka namara kumva ko umwana ari hano. Azagaruka. Wenda yagize ubwo baravuga ati nese na mu rugo mama aramerera nabi yari ambwiye ngo ngarukana umwana. Nana nazo uzamwishyuze. Ubwo se ubwo ndi mu byunguka. Ubwo ayo mafaranga yose ndikuyashora mu byunguka. Ku buryo njye no kwishyura nayo nanasi. Ubundi sagukopana uyamukopana ari mari. Ntago ari ngombwa kuvuga nabi ko niba turi muri diro ngitekerezo. Aya namwe mujye mucisha make mujye mukora ibintu bisobanutse. Rega nanjye niba njyewe n'abari turi gupanga ibintu ubwo ibyo ngibyo mwakupanyana na wenda wasanga na waje yavuga ko ari umubabo menshi kurushayo. Aho mwahoreye se ndahazi. We nkorera akazi nakubwiye ibyana nabisasanyuma. Kandi nanasasa ndabizi nanasasa. Maze no kubiruta nka 3. Reka dero tigire gutyo. Nakundi nyine ngo nziranja ko nundi ari abona message. No maguruka urajya kugera mu rugo message yakugezeho. Ya, amazina rero Shadi. Habinge ko ariko Meni yindi ni muri mwana nayo gwaye. Ndayifite nimero yawe namaze kuyifata. Nagenda noneho. Nani guherekeze. Sana rusigara amahoro. Wakoze. Sawa. Bye. Sawa mwakoze. Suze mu rugo. Ndasuze. Mami! Oui.
ubu ntabwo njya gutanga ibihumbi byanjye 500 none ubitanze ari njye kubwira ngo ubitange ubitanze ngo batange aratanze akubundi reka mbabazi ubundi mwazashatse uburyo munyicamo kankora kwisi mutarenze kunkanga gutya nk'agatenesi ako mama njye naragowe wogowe iki nese njye kubwira yatangiye amafaranga atari wowe niba atari ni mwene wanyu ariko ubundi zuzu kuko ibi byose mwa munsi ukanuzaho ibi byose ni amakosa yanyu ubundi abandi babyeyi bafite abakobwa nkamwe babiri babicaye baradamaraye bameze neza batekanye ubundi byabo byose ari amahoro ariko mwebwe agenze kandi umumama mujya kwitingira aho ngaho nk'ubu ntabwo wa mukobwa nyibitseho urusika mwese muri aho ngaho ako cyangwa nawe uratwite ntago wa mukobwa muhamagaye ngira ngo asamfashe kugira ngo mbone uriya mwana agaruka hano wenda byama n'intandaro yo gutumana nagaruka yarangiza akabanyuze urukiro muzamuye mu 500 ngo kugira ngo umwana agaruka ngo bibaye nk'umushinga ngo ni business nshyashya atangiye ngo azashora 200 ngo ku mwana ngo no kuri se ngo kugira ngo hanyuma warye 300 muri mu cyumba mwese mutimbiriye mwagira ngo mugira amakazi twari kugufasha iki muri ibyo ngiye wari kufasha iki cyoroye kwaze ntabwo ari umuhamagaye wari no kuzuga pode burya ubu uhabwa gusohoka ngo kana mubwayo twebwe tukiza cyari gutuma ataguca amafaranga wenda washaka kumwendahenda nk'urubyiruko mugenzi ukamubwira uti wenda byibura gira ukuntu byoroshyamo nk'uyu yakabarakira nawe ati gira ukuntu byoroshya wenda akaza kugira gutya agacisha make ariko mwebwe wagira ngo nimba muri ibigeragezo ubusa nkaho waje kumfasha iki uko ni nirambitse sinagufashije ko nshoboye ubuse ndahamara iki se wewe watumye mba hano mama ntutangire gufata imijinya yawe yiture kuri tante yatawe urugo araza ntabwo yaje rero kubera ko adashaka kugufasha nufata ibibazo byawe ubigereke ku bana ntukarandudubizeho kuko uza kuba uri hano ibi byose bitangira kugenda agenda kurinda bigenda gutya wajya uza kubana ukanamfasha wari kumfasha no kujya hasi tukanamuganiriza nari kumufasha igihe nari kumubuza kugenda ariko mwese mwumvikana umuntu byumvikana iki se nemeye kuyamuha angahe 500 ibihumbi taza kugira ngo noti ya 500 ibihumbi 100 200 300 kugera kuri 500 none muri abandi babyeyi n'inshuti zanjye bajya bavuga ngo natera agati mu ryinyo nkaho ntabwo byari bimfasha icyangombwa suko azakuzana umwuzukuru wawe nugira impanuka mubona abantu zabiciro ry'imigana muri quartier ngo agacecuru kana muri kugira icyo kabuze icyo kakora ku mwuzukuru wako ayajyane ndaje ngende nyamushyiriro 200 nkuko nayamwemereye nangereza umwana hano nsongera mukubita ni 300 agende yibereho kuko nta kundi nabigenza none se umwana niyo njya akamenya ko ari hano sibyo ngibyo iri kumbaza ni ibiki wowe none se yasanga azabimenye noneho uwamukoye muri bo uwakoye nana akamwambika agatimba akamukura hano azaza kura umwana hano uwo munsi bazakura umurambo wanjye hano bazankura nk'umutwe umva nkubwire umenye ko ibyo bintu n'ukwana byari amakosa asagenda shimuta ntabyishimuta umwana n'umwana w'umwana wanjye ntabwo nigeze mbako ntabwo uri mama we uri nyirakuru ntabwo uri mama hari wanasingiye muri abo bagabo hari wanasingiye ariko muzi ko mutazira amategeko iyo hari wanasingiye muri bo wenda si uwabo hari uwamukuye hano aramujyana se bose zabwane nazi kumenya ko umwana atari uwanyu mwese uyu mwana si uwanyu si ibintu byumvikana impamvu naje gutwara wari gukoresha izindi nzego ntazego ncamo bo bazajye kundega mbabwire ni naje kumenya ko uyu mwana atari n'umunyarwanda bambaza ati none nicaka mbabwire ko ari umukongomani azakugiraho ingaruka se bizakugira iyi ngaruka mama wowe n'umwana n'uwawe cyangwa umwana wanjye ese ubundi ngo mwabwirwa n'iki ko wamujyanye arese ntabwo yabanje kwa Fazili sinzi ngo ageze ngo kwa Burisa ari bari Bruno ni bari bake ejo bundi wenda n'undi azaza avuga ati n'uwanyu kugira ngo mukoze bazungurutse uriya mwana nawe se nyine aje akamukwiba nk'uko nawe bari bamu nta muntu uzongera kumukura izi makiro n'abasamu
Narimo gukora nabi. Ibikise. Nuko utagirwa inama. Ibikise noneho ngo bwe mwishimira ko umwana wanjye none abari kwa Fazili ejo kwa Bruno ejo bundi asajya kwa Twagera ejo bundi ajya kwande umwana wanjye birirwa bamuherekanya n'akatenesi. Mama umva ngo ushatse kumenya ko umwana ari uwawe usaza ubura umwana nawe ubwawe wibure. Ntabwo uzarwara pressure. Muri mwasomye muri mwana mu Rwanda se musanga handitse izina rya se. Niba shara kwa Fazili uyu munsi akaba ari kwa Bruno ejo bundi haza Twagira bizi Mungu nabande bose bazajya bagenda bamuherekanya umwana yimuka mu rugo ava mu rundi. Isatse gusazwa n'umwana. Ukagenda gakeya ugashyikiriza ibintu inzego zibishinzwe ukareka umwana njyewe no hanze ngo njya mu nibo bazandika. Tuzategereze nyina riraze yerekane papa w'umwana. Ugasara muzi. Mama, ngiye nanjye kubaka ko ngiye gusezera nkugendera. Ngiye gukora iki? Ngiye gusezera nigendere. Akazi ka hano kananiye kubera uriya mukobwa. Ikibazo n'uriya mukobwa? Byagenze bite se mama? Ntabwo uzi ibintu yankoze umaze kugenda. Yambwiye nabi, arankubita. Ngo njye ibiryo byanyu ngo rimwe gwe mwabikobokeye. Ubwo ngo mbarya imitsi ngo nangize nkanamusuzugura. Nose wowe wemera gukubita? Ahubwo uko nawe uri ikiguryi. Nari kubigira niko yamfatiranye. Kumana we. None wafashe umwanzuro? Nakora ngomba kwigenza ntabwo nabivamo. Nadia amaze kunzonga. Nadia nta gituma nishyiraho na kabiri. None se ako Nadia naho ngaho ugeze wo gusigara isigaye mba hano nagenda ngasanga ibintu byose wabizambaguje umukozi wanjye wamubangamiye nta soni wowe ugeze naho kubita umukozi uramuhemba uko mani wigize na maze kuguhaga nibiki wowe ibintu byose uvuga nabi umbwira nabi nabaye igicucu nabaye ikigori nge niba narabaye igicucu kubera iki ni ngombwa ngo ubihoro umukozi ikara nibyo ngibyo uzi ibintu nose uramukubita uramwiki uzi ibintu bibaye aho ngaho warinze iki muye n'ibibazo bikomeye ndaza ngo muye nande so muwe wose ngiye n'ibiki ndashaka amazi yo kunywa ikara n'umukobwa uko muhe na Bruno umva mubonye hari habuze gato ngambonye mubonye ari mu modoka mera nk'umuntu ufashwe muri barafu ndahagarara mu najyaga ese ko byari bimbayeho wajyagayo ubundi ndirutse urabona zino nkweto nari mvunikiyemo mba nabizi no gukubona aho ugiye kumfatira ugiye kumfatira akagufata ubundi sinzi uracyari umunyamahirwe tu ariko n'ubundi byaba bizamenyekana ako shadi ko wagiye ngo noneho usigaye uri umurozi wanjye naraguhaze urambagamira nati urambagamira wangize igicucu n'umuntu ugera naho umukozi mwizaniye uzanubona mubaye umusigaye ngenda ukanangubitira umukozi nta soni wowe kuba warengereza mba nta n'umwana wawe ubu tugiye gupfa umukozi wakwirukana ukazana undi ukishyura undi urase n'umwana wawe ubwo nyaba ari umwana wawe urukundukira ko ibyo ngibyo nari kubyemera nkanapfukamanga gusaba imbabazi ariko ntabwo ibibazo byawe ari ngombwa ngo nyine ubizane mu bantu niba ufite ibibazo byawe ni ibibazo byawe si ngombwa nyine ngo ubishyire ku wundi muntu nose uriya mukozi abagutwaye iki ujya kumukubita waramubyaye wowe urase n'umwana wawe wabyaye n'uriya mwana wasigiye James urimo urakubita none umukozi azajya yicara akubwire ibintu nurangiza nawe uhita react ntago uzi ibintu yari kumbwira bikwerekeyeho avuga iki uriya mukobwa umva reka mubwire shadi avuga iki turi abashuti sibyo ntabwo nakumva umuntu ari kukuvuga nabi ngo ngiye ngo nceceke uzi ko cyari gitangiye kumbwira ngo abagabo ngo baza hano wamaga amafaranga of course ngo wamaga amafaranga ngo none ngo kuko ndi hano namufungiye imiryango yawe yo kubona amafaranga urumva ngiye nari kumva ibyo bintu byose nkaceceka nkamwihorera Tantine karandi vayo hano mbo uyu mukobwa ntagashobotse amisutwa uzi ko ngiye nari ngiye no uba bavuze ibiki
uvuga ubona ngana nawe nzakwica ushiramo umwuka noneho uba wavuze ibiki arimo kumbeshyera ntabwo mubeshyera arabivuze ahagaze hano yavuze ibiki urabizi neza ko mu bintu byose nakora sinjya mbeshya umva nibyo nkwica noneho ngaho wanjye mu byo nkwishyura n'ibyo ngibyo babirimo mbwira n'ibiki ntabwo ashobotse uyu ni isutu yasohotse mu cyumba arambaza ngo ubundi mubayeho mute urumva ngo ko mbona nyakubuje atagira akazi ngo mubayeho mute urumva ngo ubwo ngakora akahe kazi amanani wowe nadi mubaze ikibazo shadi mu bintu byose ngiye uzi ko mbeshya noneho hano iyi telefone yaramenze nayo gusatuza amatwi yawe mubwiza ukoreke kumbeshya nadi nta soni wowe ni wowe usigaye shadi wikumva uriya mukobwa seriously twicara rero turi kuvuga uriya mukobwa please uko bizi ngenda beshya nadi naragufashije bihagije aho bigeze ndumva noneho nkurambiwe ndakurambiwe Wosi kwa naramenye ntanagusobanura uko wamenyera siri to play twumvikane neza ndaguhaye urizera ko nawe kuba uri kumva uriya mukobwa ntunyumva ari kumenyera nanjye umukozi uhemba we wange kunyumva umwumva ubuzima bwanjye wowe nakazingira se ahangaha wicaye wicaye mu byawe Jesus Christ urizera ko ibyo bintu njye nabivuga ubu njye nawe ninde ujya uvuga undi usubije inyuma ibintu ukareturuna neza ninde ujya uvuga undi ndakuvuga ahubwo urashaka ari njyewe noneho kurakarira ndakuvuga nadi wagiye kubwira Bruno amagambo wagiye kubwira mamanje amagambo wagiye warantaranze ahantu hose bamenye ko nagiye ahantu hose bamenye ko najugunye umwana ku mugabo utari we ku papa utari we ibintu byose byaramenyekanye umva mbabarira nzamurira isukari mbabarira nunzamurira isukari utankoroga nkagufata nkaguhekenya urumva nkaguturitse ku buryo nyoko yakoreye akakuyoberwa yaribu ndogo amakuru se Bruno ni meza nanjye ndo Como é isso, velho? None se nakora iki? Ngomba kuba ndi hano nkaba nita ku mwana wanjye. Umwana? Kagira inkuru. Waramuzanye? Ese wumvaga ko wanze kunyereka kuri uriya musore ukagira ngo sinzamubona? Tazi ndatunguwe. Waragiye kwa James n'amakare uramuzana hano. Bruno wabigenjeje ute? Abantu baratandukanye rega. Byagenze bite? Use basi ushobora kuba wabasha kuba wakita ku mwana. Kandi nkubwira ko ndi hano kugira ngo nite ku mwana wanjye nakabe hari ibindi nagiyemo ariko ngomba kubanza nkita ku mwana wanjye. Nzabijyamo kuko nyine manje kumumenyereza hano mu rugo. Ko mbisi ko abana barushyara. Wisugiriye mu aka kanya noneho narabwira hagufasha tumubone none ngiriye mu. Erega Bruno buriya umwana nyine iyaje mu biba. Biba bigomba kumvikana. Shadiya. Iganira yindutse. Ntabwo wahinduka ahubwo wanyeye warahindutse uko ubivuze. Uko mujye muzi imbere si kumeza. Warakira gihe nyine. Soyeka mubaze ikibazo kimwe. N'inshuti ya Nana. Ni icyo wamukoreye ku buryo wenda nihe nama wamuhaga nzima. Byibuza ku buryo ari kujya umubuza gufata ibitekerezo by'ubugoryi nka biriya agafata umwana wanjye akamushyira undi mugabo. Erega nanjye ibyo ni ibintu nimenye nyuma byaramaze kuba. Ubikoraho iki n'inshuti? Wese kuki nakubwije ukuri kuki ntakubeshye. Kuki nyine wambajije ngo ahantu najya ari nkakubwira ko yatorotse akagenda nkakubwira hano umwana wari wanyishyuye se. Wenda da ukoze akantu k'ubwenge. So ya nyine narabigushimiye kandi ndacyabigushimiye. Ndako ndabona abantu babyibushye bahita basikesa neza. Iminsi ngahe tuvuganye ubone ko iminsi byuha? Nyine cyagiye urabona ukuntu twahuye twese turi mu bintu byinshi ariko nibagiye kubikubwira sikesa neza. Okay, merci. By the way,
wareka wa mu burenganzira ngaho nkagushakira wenda umukozi wazajya bita ku mwana kuko ndabizi umwana yarushye Bruno nubwo ndikumva ko arimo wasuba basi kame nkatewe oya ndekera umwana